gutya naho ndatinze reka nzamuke ngende ndebe ikibazo yagize kuko yajyaga banguka yajyaga akora ibintu byihuta none minota 30 mazahanga wabonye icyo batarazimara wabonye ko Antisiri tugende ariko nuvango genda tugende kuninza mani kuninza ariko tudasanga bahagurutse aragenda ntagaruka ariko se turabafana gusa dutumize yinjira ntacyo reka nawe ariko mbonye kunibiriya navuga niba nabaze kumbwira cyashiye buriya ubundi gihe mu buzima busanzwe ntabwo nyabona umuntu nyinjirira mu buzima usanga umuntu arashaka gushaka kwinjira mu buzima bw'umuntu cyane buragewe nge mugabe burage ni ukuntu mbara utuntu twanjye nkabishyira ku murongo noneho mbese mu kinyarwanda cyiza mbese umuntu amenya uko abara niyo mpamvu cya gihombo cyagiye mfite amasupani buryo za narinirutse yakananirutse kwa gasambagera mu kiraka burya kwikorera utuntu twanjye dusanzwe ahubwo se reka mubaze mbonye mu kanya kashize aje mutishimye byagenze gute mune uranyobekeje no kuvuga ngo uzize ukuntu byagenze ahubwo bise bimbabaza ndumva bimbabaje naginga ku kigo nyine cya kigo kiri abana hariya bari abana biga tuzigamira ngo kokire noneho ubwo nyine ubu nari nitabye umuyobozi njya muri hari n'akantu asha ngenda yaguriye ngira ngo ampe noneho arambwira ngo rero ngo hari inama ngo twatumije ngo ntiwayitabira ngo none rero ngo mbese ngo ariko ngo twakubwira ngo byari biri ku murongo w'ibyigwa ngo hari inama y'ibintu ngo bya sifurufu fundi y'ibihano oya ntabwo babyita school feeding nuko rero ngo wowe mugabire ngo twasanze gutarikanira inama ngo ndetse muri kimenyimenyi ngo tureke ku rutonde ngo dusanga ngo ntabwo ngo n'umwana wawe ngo ajya atanga imisanzu ubwo ndakomeza arambwira igeze ndavuga ariko ibi bintu ntabwo napfa kubyemera giye kubera ko Muneza ari inshuti yanjye nzabanza mubaze nzagenda mwegeye wasanga buri ari ibintu by'abazungu babagira ngo badushuke ntabandi hane mune abana kuko ngo bajye barira ku mashuri ko ubwo ntabashye mukire wowe nzi we numva agiye gucyocyorana n'umuyobozi iriya bitumvikana iriya gahunda izwi dusanzwe abana barya mu rugo mbone iriya gahunda ya leta hano mu gihugu iwacu bivuga ko umwana wundi agomba gufata ifunguro rya saa sita ku ishuri bivuze ngo iyo utabonye amafaranga ushobora kugenda hariya munsi hariya mu gihugu iwawe ukaba wamucira ishuri ukabijyana ntabona ishuri ukaba washaka wenda n'urugwi ushakira urugwi akabijyana icyo ubonye cyose cyavamo 100 buri mwana bivuga yuko ku munsi ugiye mutangira 100 ariko siko ko umubyeyi ugiye avuga ko ari natangiye kubona atari byo ariko namusomeye mune namusomeye ngewe biriya bintu ntabwo mbyumva uzi ko namwigishije nkabona meze nk'utangiye kubyumva nanabona bagira ngo arabyumvise murabura niyo byumvise mune ko nawe nta gafaranga agira n'ubugeyo muhirabire nta faranga na rimwe njye mbona nabonye abaye nk'ugende ntabwo yabyumvise ahubwo bari kugira ngo babanze bakumvishe kuri gahunda ya leta no ugomba kujya guteka kuyubahiriza uko bigenda ahubwo se ubundi ubusanzwe
abana banjye abizi mfite abana bo 9 kandi bose abone hako nayo ko bafatiye hora igenda bose bafata ifunguro ku ishuri ubwo bivuze ko nawe watanze ibyo byose se bavuga byose mana bitaza ahubwo wa mwana wanjye yaretse kuza n'umutoye azakinya yishimye avuga ati jewe Josiane ubona koko Josiane ubona njye nafatiye ifunguro ku ishuri ntabwo nzi ariko uzi ko bivuze byibuka ko nawe wundi wanjye nawe bahoze babyidoga nimugoroba babye nahoze kubara wa mubyeyi ibyo yavugaga nibyo pe mwana wanjye yahora afite imyaka ingahe afite imyaka ingahe ba mwana wawe mutoya ese mune hagira ngo namenye ibyo aribyo ntabwo mbyibuka rwose ntabwo mubeshye mune ntabwo nyibuka ageze mu wakangaye buriya Sabone, ibyo rwose ibyo bintu Imana nyine harumva ibyo bintu ibyo bintu ntabwo ntabivamo rwose mbona bagenda nkabona bagaruka nubwo no kugera aho hantu biga nuko wagombye kunyandikira mugabe uzi n'ikindi ugiye kunyishyura y'amafaranga yanjye bitewe n'iki gahunda za leta nuba nta hantu uri nyishyura y'amafaranga yanjye bya bihumbi byanjye 250 ese muneo urashaka kunyishyuza aka kanya oya bitewe n'uko numvise gahunda za leta nta hantu uri n'ubushobozi n'ubukaka byawe ugenda urishisha abantu nyishyura twitwanje buriya nikiniraga wagira ngo nakubwiraga ngo mfite amafaranga ukagira ngo ngiye buraharayo njye muri iyi minsi umva iminsi irakoniwe umva nta mafaranga sibe ku gafaranga cyakora ikintu nakwizeza ntaza agatoki buriya mu minsi iri imbere nta wamenya uko bizagenda ntazareba uko byazagenda azakwibuka rwose ntavunuye mu minsi iri mushatse kuvuga mu kwezi se kwa munani nibura kwa gatanu nibura nko kuwa gatatu wenda kuwa gatatu ubwo bivuze ngo asigaye iminsi 2 rwose iminsi 2 rwose nta gafaranga ubu se koko ariko nta kundi oya ibyo byo kuwa gatatu wihanganye ndetse nk'umuvandimwe rwose biraga nawe ubu nta nawe wagira ngo wawambara urabizi ni inshuti yanjye ariko igihe nihanganye ikintu gerageza iyo nza kugira amaduke munemba ntuguhane gerageza urebe mbabura na make nta n'igiceri muneto gerageza sinajya kukubeshya rwose gerageza urebye n'ijana nshaka na 50 basi naba mubeshye na make rwose kandi make tegereza agatoki gashye agatoki ni ugeza aho ngaho muzane ibintu byose mufite aka kanya tureba abantu muzane ibintu bantu wese twinazamura ikintu cyose muzane reka mbitire y'amafaranga yabo batavaho banayanyambura reka nyakwishyure batavaho bayanyambura buriya nta mukomeze ibyanyu mwebwe